mu gihe cy'imperuka hazaza kwifuza nyine kube turabizi profete b'ibinyoma bagamije kuyobya abantu ega turashoka no gusuzuguza igihugu cyacu Nani netwa profete witubeshyera uwo mugabo nawe witwa profete mw'ibihumbi 5 witwa profete se nitwa profete manzi nakubaje aba profete ikintu basobanura ntabwo urakimbwira mvuga aruko none se uri profete ndanye vuga Sadundi bigwibye umusingize ibya Sadunda bireke vuga profete man profete man kuko nuri ni profete nari muzura Sadunda wicaye hari ngovuga ngo kishaya kure mu mufuka wewe musingize ikintu ujya dore ngaye uriya ko nimurangiza mugirane gusomana ko yera burasa hoberundi duhoberane mu kinyarwanda tugirane gusomana kwera abatambona gushaka gusomana nese ko pastor yababwiye uko gusomana ntago ari ukwera arabwa ati muhoberane kandi muri biriya biranditse nyine katubikora uko gusomana ntago ari ukwera uko gusomana reka tubikora byanditse mu Bakorinto ibice 7 umurongo wa 4 reka duhoberane byanyabya ariko ibintu byo gusomana kwera duhoberane rero uko ubutse niyo mugabo yabanganya rudende yo murura y'ifukana byarangiye oya none se umupuro ufite ngo utange umupuri wabivuze mu izina ryabyo umupuri kera bawinduyemo ngo nuno twavukanye uko bahinduyemo banga kubivuga umupuri so twavukanye umupuri kati ceceka nuko rata ceceka ni bambaza ariko wibutse Sadu kaje ari ufite umupuri urabona ni umupuri n'umuceri ubutaravaho intuza ibishishwa niwo bita umupuri yes reka ngusuzuka nkwifurize ibihe byiza wowe wakoze subscribe kuri BMW Empire nawe utarayikora neza ko kano kagiye kuyikora kugira ngo ibintu bigende neza cyane ni manzi ya mwiza Profete Manzi Sadunda naryihoreye buriya kuri TikTok nitwa Profete Manzi kuri Facebook ni Manzi Sadunda Profete ni kabaye ndetse bivuge Profete bisobanura iki nasinzira ndamusoma nasinzira mugira ndamusoma bamusoma ndi kamera yegana yambara rinete nimpumiriza ntawe ubibona ariko nago nahumiriza ndi kumwe n'uyu mupapa unyegereye ndakubaza Profete bisobanura umuvuga butumwa umuvuga reka da niza kuri iyo bibiri fasha gutya Profete bisobanura yewe ndakubaza Profete yewe ngunda kubabaza reka nkwereke icyo Profete bisobanura imigani 18 kugera kuri 19 haranditse ngo abantu mu minsi y'imperuka baziyita ba Profete oya imigani 18 nagakimenya gusoma nagakimenya gusoma reba tubirebe imigani 18 imigani 18 mu 18 haryane ni ibice 18 ariko kugeza jambo rimana natubwira ngo nimugakinire mu byanyu oya ntabyo gukinira mu by'Imana yase ni umurima wasko reka nkubwire no kuvuga ngo ibice 18 n'umurongo wa 19 haranditse ngo imigani 18 n' 19 yego mu minsi y'imperuka abantu buretse mama papa nagazi gusoma we nakuzi gusoma reba mu minsi y'imperuka abantu bose bazigira aba Profete nibarangiza ariko ko birimo kwivanga mu minsi y'imperuka mu gihe cyo kugaruka kwa Kristo ni imigani 18 waba ngo 19 reba gutuma se soma neza mama papa ibintu no gusoma rero wasinze kabeswe pastor yaraguhagaritse nushaka unyisa ako jya gusoma igitabo soma no munwa wanjye ko nibyo biri bukora umunwa wawe uri haba diamond barindwi ureba hano soma ariko reba hano atireka ngubwire ngo imigani kangahe
imigani 18 umurongo wa 10 umugani 18 umurongo wa 19 uretse nge misome wowe ntabwo urabona haranditse ngo mu minsi y'imperuka mu gihe cyo kugaruka buretse ari kubu we ntabwo ari kuhanditse singi Bibiliya se wewe wibeshye abanyarwanda oya buretse mbisoma haranditse oya uri kutubeshya ari kutuvanga dore ninjye ufite Bibiliya ni kuhanditse wowe se ufite Bibiliya dore ngifite mu mutwe Bibiliya ni igitabo cyera njye ngifite mu mutwe dore ngiyi ngifite mu mutwe iyo yo mu mutwe yapfuye ihagaze iyo mu mutwe yapfuye ihagaze iyo mutwe ni buretse nsome mama pampe nasome nawe ntabwo ari gutekereza neza ntabwo nsoma nanjye nacecetse nga nsoma iminwa najya ahubwo jya murana mu minsi y'imperuka buretse mugani 18 umurongo wa 19 umutwe w'ijambo ravuga ngo mu gihe cyo kugaruka kwa Kristo ukumva mu minsi y'imperuka mu gihe cyo kugaruka kwa Yesu ku mugoroba ijoro rijigije haza ako wica mwijambo iyo umuntu ari gusoma ijambo nawe umunyuramo ari kunyuza umukozi w'Imana abantu mwe mubimenye mubyumve bareke kutubeshya namwe mufate Bibiliya ibi bintu bikati reka amasuri uko twita gusurinya imigani 18 haranditse utabeshya abaturage yego ratafata imigani 18 umurongo wa 19 umenya ko ndi profete umutwe w'ijambo ravuga ngo mu gihe cyo kugaruka kwa Kristo ntabwo ari kuhanditse ceceka kavuno muheto nako gakizwe neza haranditse ngo mu gihe cyo kugaruka kwa ntamwumveshe saa moya z'ijoro ijoro rijigije saa moya reba hano haranditse ngo umuntu wita umuprofete agaha abantu 20,000 bazivuruguta mu biziba batesha agaciro igihugu cyabo basuzugurwe n'umuntu batazi aho yaturutse noneho nibarangiza abaha 20,000 nibarangiza n'abaha miliyoni bazakambara ayo mafaranga umva ibi ni ibyahanuriwe Yesaya mu gihe ibintu uvuze mu gihe cy'intambara ya ndabihakanyura benshi umva reka wowe wari ufite ikintu kikubangamiye yafite ahubwo ikintu ashaka kuvuga dore nabisurinye hano handitse ngo imigani 18 umurongo wa 19 nta muntu ubeshyera ariko ijambo ry'Imana se ni iryasiko cyangwa ni iry'Imana ni isambu yasari kuburana yasiko sana turi gusoma oya ntabwo ari rya data wa twese waretse data ntabwo ari uwa bose data ni uw'abantu bamukoreye gusa mu gihe cy'imperuka mu gihe cyo kugaruka kwa Kristo bihaye ngo ni bose ijambo ry'Imana rivuga mu gihe cyo kugaruka kwa Kristo M23 iri kurwanira uburenganzira bwayo kubyumva ndagaswingi nabene ntabwo rw'Imana muri kumva mu gihe cyo kugaruka kwa Yesu M23 iri kurwanira uburenganzira bwayo ukubyumva mu gihugu cyo isubira mu gihugu nyuma y'ipfa rya Wiringoma hazaza umutubuzi wita profete umuhanuzi asuzugura abanyarwanda ajya bahereza ubundi beni Yeshua ni Yeshua ese oya utumye muvuga kandi ngiye kumuvuga ndamuvuze ngo ukuntu ijambo ry'Imana ribivuga rero ngo hazaza umuntu uzaza asuzugura abanyarwanda ngajya bahabereza 20,000 bamushingize n'ikimenyetso cya mbere kizagaragaza ko ibyo bintu byanu ari binyoma ku murongo wa 20 haranditse ngo General Benda zivuruguta mu biziba kubera bamaye 20,000 igihe kizagera ni bamaye miliyoni ashobora no gutanga igihugu ariko ako ninjye ukiyongereyeho ako niko wongera nabibonye ubundi General Benda si umukobwa oya n'umugabo afite n'umwana ariko yatandukanye n'umugore we ariko impamvu yatandukanye n'umugore we gusa mwabana akunda amafaranga y'ubusa umuntu w'umugabo akunda iby'ubuntu akunda ibintu by'ubuntu abadamu nitwe dukunda impano sibyo ngenzi ko ari muri Bibiliya ku murongo wa 21 haranditse ngo General Benda azagenda kuri myenda ay'ibihumbi 50 bamuha 20,000 bamubwira ko baza hariya n'induza mu 20,000 wa mugabo nosa munyibutse munyamakuru muri Yeshua
ni efu kwa gisekedi ahubwo yaje ari gatuma azaza asuzugura abanyarwanda bajya bamusingiza nk'agiye kubatangira mituweli de sante oya se mu gihe kizamuka rya esanse dore ngibi biri ku murongo wa 22 none sasa azabisa nimubona umugore wa General Benda agarutse kumureba muzamenya ko Yosuwa i Buganda ariko akora amabara Buganda ntwari kubikorera uyu si umugore mwiza azababonanye nande ngo ubonye umugore mwiza yego nyine General Benda murakoze cyane ababa jewe ibintu mba ndi kubabwira biba ari ibyanyabyo ukivuga gutyo rero buriya ngiye mise twakomeje ariko nago twacuje abantu nukuri kw'Imana nibyo se ntibari kutumva nago nabaherukaga ngewe ntiwabaherukaga se bo ntibari kukubona ese waratanga amasuza ngewe bifite uburenganzira wakino wasinze impeta wambaye niri gutuma uvugisha nago nyigiho nari wayinyambitse se niyagiye nuko rata ndabashuje witeka bagire neza kandi abamugisha nago duherukanye nukuri kubera iki imihanda yaranyereye ubukene babwishi niyo mpamvu uwo mugabo ngo niba yose wari kuza kutubeshya 10,000 ariko nawe wari ukumbwira ngo urayamusaba nanjye nakuramo rumbi urashaka gusuzuma ese ngiye ntabwo nkeneye kwambara kositimu ubundi Kagame niwe dukwiye kwirahira wenyine nta wundi n'umwe ibyo twabyumvishe ngo twakomeje abana suje abumvisha banasuzaga aryo wasuhuje nasuje abanyarwanda bose tashuje Shadia kandi aribyo ndimo wakinwe na Shadia namushuje n'uwitwa Manzi sibyo urabyumva oya ukajya uvuga ubusore imbere y'abanyarwanda jyure ko umuntu asuhuza umuntu baziranye ni ukuri ndabakunda cyane mwari mwarambuze Imana ishimwe ko ngarutse ariko ngo ejo bundi bamugize nta muririmo Sadunda ngo ravunitse nta muririmo iyo nkuru yarashaje fasha amazi ngire ujye kugera narwaye mwabana ko mama ubu nturwaye sida se mayirwara waranduye ese urashaka kumpa imiti ko wamaze gusuhuza abantu hanyuma nabaje gusuhuza abantu kandi banyikirije none dore no mu profeta ari kumbaza nk'urwaye sida nje ntago ndi profeta mu izina rya Yesu litakone manda derevarie ariko ahantu bayirwaranda hafite nuranye naho ni nyura uri kunyumva neza ari nyura ndahafite ante sida nyura afite kangahe kuri kangahe inyura mu mibonano mpuzagitsina kandi ngiye gitsina gihuza n'iki igitsina cyanjye gihuza n'iki kangahe kuri kangahe 2 kuri 5 icyo kintu cyose uragifite ubwo rero kumbaza ibyo ngibyo ni ibintu umuntu abaturanye nabyo ibintu bitangaje ngo bide 2 kuri 5 2 kuri 5 none hinjira nk'umunyoro kwa kangahe bwo we nta kinjiramo hinjiramo abantu santimetero 200 akavamo n'abandi uwo ni umunyoroko hajyamo avunjira nk'abantu akavamo n'abandi wakintu ubundi habariye kuri 2 harya n'ibice 5 nta kibazo cyane nuko umva ngo ni 2 osuje bene wanyu ntari nawe wari uri imbere kandi uko twicara wese wansuje ubundi hari umushumba witwa Nzovu wo mu itorero ryacu yajyama ngo nimusoka muhoberane nimurangiza mugirane gusomana ko yera burasa hobera undi duhoberane mu Kinyarwanda tugirane gusomana kwera abatambona gushaka nsomana nese ko pastor yababwiye uko gusomana ntago ari ukwera arabwa ati muhoberane kandi muri biriya biranditse nyine katubikora uko gusomana ntago ari ukwera uko gusomana reka tubikora byanditse mu Bakorinto ibice 7 umurongo wa 4 reka duhoberane byanyabya ariko ibintu byo gusomana kwera duhoberane rero ne uko ubu umugabo yabanganya rudindi duhoberane kwera duhoberane tugirane gusomana kwera ariko gusomana kwera kwavuyeho hano ntago hari ahera mwese tubigenze gute duhoberane kugiye konkazi ku matama
oya mama papa urabizi ko turi abakirisitu ariko ibintu byo konka nase nonka ndi umwana njyewe pase nge nako ndi umusaza uri umwana ndi umugabo ubwo ni wowe urikeneye muri iyi minsi yigo ni wowe ukeneye ibere ugakira ino bwacyo ufite urumva mama papa nawe ukagera aha mama papa amashuri ka minungamubiri nyinshi ubwo ujya ubwira umugore abwira rubasha tegerayo nanjye ryonke uri kubyumva jya ubwira umugore wawe abwire rubasha higire nawe afate rimwe nawe nanjye nonke nawe honke n'igisaza cy'ubwanwa banza ubibwire Sadunda niwe ufite umunwa munini wo konka uriya ni umunyamakuru ntabwo ndi kuvugana nawe ariko ibyo ngutumye ugiye none ugera mu wasuje bene wanyu nanjye reka nsuze bene wacu ngewe rero nsuje abadiaspora bose ibi biganiro dukora no kugira ngo ariko abadiaspora buba baramaze nibo bantu ahubwo abandi uzi ikintu kiguhuza n'abandi batari abadiaspora murahura bakajigimwa bakakuryanira inzara bati kirapfuye ndabeshye ugira umuntu uba hanze njyewe se nta mudiaspora fata mikoro ubivuga umudiaspora uba hanze ntawagira umama wumvugisha se ntawagira mani shabara byose sha ndabizi ko barankunda pe urakomanga iki wayobye papa urumva ibyo uri murabizi none urumva kuvuga ngo ngira abadiaspora ngewe ngira abantu nta ndumva mpamagara ngati papa habari umudiaspora ngira ni manzi wenyine niwe muntu umbwira ati wari aba muri Tanzania none se umudiaspora yitwa Elise Manzi yarambwira ati kuri Noheli wari iki ndavuga ndabona abantu batetse sinzi ibintu batetse ati genda urebe ikintu batetse na umbwire nawe ngo uhahire ndavuga ni ndumve nyamihumura mani ishobora byose yakoze n'ubuka kwita nyoko ndetse sindiwe manzi wavukiye Cyangugu hari inyamikingo manzi wabaye nyina ryari koko umuntu wese wubaha ngiye kutarambera mama wowe se urumva bisabwa se nge nagusaza kandi wamwonse nge nabere naguhaye naryo ujya uriha manzi ntabere naguhaye naryo wumvishe wari uryamye hano uri kumva manzi yose yararyonse uya manzi twahuye yaracutse wenda afite imirire myiza we nta mirire myiza ufite bwaki uriya taje urabona afite iminkanyane reka wenda gusuhuza twabasuhuje twacuruje abantu Imana bahereza umugisha kuba Imana bahereza umugisha nukuri ko Imana badahwema kubana na nari makumbenge cyane gusuhuza inshuti zanjye zitandukanye harimo na Francine we Canada Francine atari umufrancine witwa Kanuma wambeshya amadolari ijana mumuhuriye oya wanje ntabeshya Francine ari Francine witwa Kanuma baho oya twiganirira ibindi byana basuhuza biwe muri Amerika ntiyabikora ese mugiye babajyane wowe ba muri Canada babatesha ingo zanyu mujyahe ingo zacu rukangubwira na Asiya buri niyaje agahita asubiraho yiruka ariko ngo Asiya asigaye akoropasha ngo yari afite abamukorope ndetse niyo yakoropa si bamuhemba niho bize akoropiwe mu rugo oya yasubiye hakurya muri ntuziriya muri Amerika Sadunda kibazo ari bisi reka tube twivuga Asi oya ariko tunasubundi turi kumwe na sha mu Rwanda yari afite abakozi bane none se umugore udakoropa baho bagomba gukoropa aho bihagaritse u Rwanda rwacu ruraryoshye oya yasubiye uhembwa ijana ukagira umukozi uhembwa 10 akita ku bana Patri yasubiyeyo n'agakibe na Rwanda ubu ntiyashobora urumva nese Patri se wagiye kureba iki oya ntacyo nari ndikurana ndi kumva ibintu mwaye muri kuvuga hanyuma rero abo twabasuhuje kandi ariko mu by'ukuri hari ikintu nendaga kubabaza nkamwe musenga cyane umunsi ku munsi cyane Patrick mama pampe we ni umupagani ariko Patrick umupagani ni umudevi oya ubundi Patrick uranyita umupagani ugira ngo nakubeshye ariko njye ndi umukristo
nzahora ndiwe ibihe byose ngeze kugupfa ngenda umukristo gakondo yanjye iri mu ijuru ku Mana Data icyatumye apfa yazize njyewe nabuzwa n'iki kujya mukunda. hanyuma rero mama pampa ariko si umukristo aratubeshye ariko umuntu wese Imana yaremye iramuzi sibyo njye ndi impanga impanganye nubwo itakira ariko njye ndahari kano kanya kuba ndiho kuki uvuga ngo sindi umukirisitu impanga yanditse uri gakuru njye ndi gatoya bagatoya n'ubundi baje bafasha agatsinsino kabagakuru uje ubwo rero nuza uri kubyumva neza za Yosefu na Nuza kuba kano kanya nyari gutya tuvugana turi kumwe ndi umukirisitu kuko Imana yanyemereye kunyongera uburame ndenge no gusengereka sengera njya gusenga akuze kumubaza asengera muri korali yawe ndi umupagani harya muri korali yanjye ubamo nabamo tugiye gusohora indirimbo waririmba Nago tubayeho ku mugambi w'abantu nabwo tubayeho ku mugambi w'Imana nago tubayeho ku mugambi w'abantu nabwo tubayeho ku mugambi w'Imana mwiriwe neza iyo ndirimbo muri kumva arata abapape banje ngiye kare kiri kuzamo cyane bakita gute cyane se ni ikirungo ni ikirungo wakinwe ntabwo tubayeho ndetse tubayeho ku mugambi w'abantu wakinwe iyo ndirimbo ndi kwibaza impamvu wayigizeho vibe cyane kumbe nizaguzawe nizaguzange n'uwiteka aba yashyiriyemo akantu ntabwo tubayeho mani harimo ubusobanuro bwinshi cyane abantu basobanura nabi turabihannye hari abasobanuzi babi hari baroke basobanura nabi na ba junior ubu ugasanga bari gusobanura ikintu uko utakibabwiye akora uko yarandose ndirimbo narimbaga umunsi umutigito harimo abasobanuzi babi kubi umunsi umutigito umutingito cyangwa umutigito umunsi umutigito umuti ibyo ni yabwiye numwe ati ni mwikarume nagiye utigisa undi ariko we ntabwo kazi pati ngo dufatanye bene izo sinya nzimenye ngenda umukristo umunsi umutigito mu izina rya Yesu yabwiye numwe ati ni mwikarume litakone manda devare weleman mu izina rya Yesu wumvisha abasobanuzi bacu karirimbe twumve umunsi umutigito Yesu yabwiye intumwa ati ni mwikarume mu mbaraga aba badayimoni banjye kure mu izina rya Yesu litakone manda derevariye ngo umutuba ngo iki ngo umutigiki bisubire abasobanuzi babi nibo ndi kwiyama nawe ugura umusobanuzi muvuze gute ntabyo wumvisha se nubwo byakubereye harimo akarongo harimo akarongo yewe numva ibintu byerekeranye n'ibyamuhemu yera mwemwe ngo mwemwe we utangiye kurira aya marira avuye nta marira nareze zibi ibi ni ikiza ariko mu rukundo rw'Imana aya mazi ari kuva kugira ngo ubone uko nkoraho karakabonye bana betaye kugira ngo ubone uko nkoraho mama papa karamera maze iminsi mbona hari umuntu hano ku mbuga nkoranyambaga uzitigisa cyane byagoranye mwigeze kubukomozaho rero umuntu mbona ari gutigisa imbuga byagoranye yes ariko dukize kukomozaho kuri uwo muntu ntago ndibuza kuvuga izina rye ariko nimvuga ibikorwa bye ko nari bubimenye uwo muntu ngo amaze iminsi ari guha abantu amafaranga hariyo sasha ngo nkore muri rumbi uwo muntu arahari urayambaye kandi iyo nkuru nari nyifite yuko nawe uje kwitereka kuri kamera kugira ngo yamusabe none nsinya cyane se yakoze inzara afite ni imyaka maze najya imbere ya kamera niba ngize amerwa nkajya ku kintu nareka kuyasaba nyibwira rati uwo muntu mwumve none se muri hari yuko uwo muntu yamaze kuguha amafaranga akwaka umupuri ongera numve iyo nkuru urayifite byarangiye oya none se umupuri wawe ufite ngo utange umupuri
umupuri wabivuze mu izina ryabyo umupuri kera bawinduyemo ngo nuno twavukanye uko bahinduyemo banga kubivuga umupuri zo twavukanye umupuri kati ceceka nuko rata ceceka ni bambaza ariko wibutse Sadu ari ufite umupuri urabona ni umupuri n'umuceri ubutaravaho intuza ibishishwa niwo bita umupuri umupuri ndawuzi ni wa wundi ni wa muceri ubutaravaho ibishishwa nibo twita umupuri oyas none so umuntu agusaba umuceri utaravaho igishishwa njyewe wanjye cyavuyeho umupuri umuceri utaravaho igishishwa kumva bari kundangira nifatira amafaranga ntabwo umupura awuzi ari kuvuga ibyo atazi nyibariza rata hano harimo ibiceri mbamo hagaze ikinyarwanda se Money machine, Western Union. Nuyu se nuko atavuga ikinyarwanda se yitwa nde we yitwa nde zomero ko yitwa na mwana jya anyere mwana we adivida money machine yitwa money machine niko yitwa munyamakuru Western Union money machine Western Union what do you mean ngo ni money machine money machine Western Union urumva ubwo rero arata ngewe mbwiye ngo nindi isubiramo ngo ni Western Manius money Western Union urago igitangaje rero igitangaje money Western Union atanga amafaranga ande yatanga ati kumuvuga gusa hata menu master ikintu ngende kwibaza hagati aho ngaho wanjye ndashaka urashaka ndashaka ndakenyemeze nabi gose abaye ko ijambo nasomye mu migani 18 mu 10 niyo mpamvu nanjye ndigarutse migaruka ndabasubiza mbwira mu gihe cy'imperuka hazaza kwifuza nyine kube turabizi profete b'ibinyoma bagamije kuyobya abantu ega turashoka no gusuzuguza igihugu cya nanjye twa profete uhitubeshyera uwo mugabo nawe witwa profete mu 5,000 witwa profete se nitwa profete manzi nakubaje aba profete ikintu basobanura ntabwo urakimbwira mvuga ariko none se uri profete ndanye vuga Sadundi bigwibye umusingize ibya Sadunda bireke vuga profete man profete man kuko nuri ni profete nari muzura Musadunda wicaye hari bavuga ngo kishaya kore mu mufuka wewe musingize ikintu ujya dore ngaye uriya ko umuvuga ibigwe zananyamufasha urayamfasha n'ugiye kubivuga kamera se bari kubibona we zananyamufasha dore ngaye ngiye kuvuga ngo ikirero kano kai ugiye kunsingiza uvuge ko nta yindi mana iba uretse njye uvuge ko nta wundi muntu ukize ku isi uvuge ko ari njye mukire uvuge ko nta wundi muyobozi uhagarariye abantu ariko ntago navuga umuntu wakura abantu mu bukene uretse ariko ntago navuga ngo uri imana kandi abantu ariko bagenda wowe uvuge ko nta wundi muntu wakura abantu ariko bagenda bavuga uriya mugabo ngo ni imana se ni imana niwe oya nasi imana irasambana niba wumva asambana imana irasambana ko yaduhakaniye kera ko ibyo bintu utabikora utangiye gutuma profete arasambana kandi wumva sinzi umuntu yavuze ngo numvishe ngo umuntu yarongo basanga igitanda cyatebeyemo urumva cyatebereyemo mu Bugande ngaza mu Bugande bitana byana byumenya bitanafasha DJ Brian wabizanye sinza amakuru aho yayakura nane igisaze DJ Brian ni igisaze nka mukuru wanga DJ Brian n'umunyarwanda bamwandikiye baramubwira bati ngewe ubu tuvugana mfite ikibazo gikomeye kubera nabonye hari umuntu utanga amafaranga wakijije abantu hanyuma nanjye ndamuhamagara arangije ati ngwino
nusanga naha ufate uba ni taxi fatire hariya muri Uganda yego ese Brian nawe yashaka amafaranga oya n'undi mujama yavugaga inkuru y'uwo muntu wamubwiye yaba ati ngezeyo nsanga biteretse amayoga atabaho ati ndangije ati noneho ndangije mbura epfo na ruguru yabuze icyo afata n'icyo ati niko bahise banyohereza mu cyumba ngeze muri icyo cyumba yasanga mu ndi mwana wapfiriyemo ati bamuhaye nyina apfiramo nyagupfa ngo n'igitanda cyatebeye cyaguyemo hasi ati ngira ubwoba ati nibwo profete yansangagamo ati amaze kunsanga sorry nta zindi nzenda nanjye ni profete manzi yego ati nibwo profete manzi Sadunda mani machine what the limit of mobile money yego ati barakunsangamo atangira kunywa bakobano kumoko atakimara haleluya nibera abagabo bari kunda kubi harya byatangiye konka buri atangira kumanuka mu mupuri ati nibwo nize ubwenge bwo kujya kwitsimba muri wese ati nabwane nshaka kujya kwihagarika ati jyamo ni hari ati mba ninjiyemo manyinze nawe nkuru razisha ati ndaramo mpaka mugizemo ragamo yari yiwe arimo kugeza saa 10 nimwe Sakome nimwe ngasanga ngo basize asanga babaye imirambo ati nibwo yabacitse basinze ariko yahise amubwira ati rero mfite ikibazo unabwo ati se mpa nimero yo mu Rwanda ngushyireho amafaranga unarangiye amubwira ati ntayo mfite ati nagoheye mama amuhiye nyina itakubitaho 70 byaragiye kubiruka yamushyiriye 70 ariko se ubundi none se ese niyo yakoreye hari ikindi kibazo nibutse yarayakoreye uwo mukobwa afite ikihe kibazo ko wumva batana mukunguse ikibazo afite rero ntago bamukunguse uretse gatumvuga ikibazo afite nuko yarabonye umuntu utanga amafaranga aravuga ati hano muri Uganda ibintu bimeze nabi nanjye ndumva mwafasha kandi baramuhaye 70 akiyamuha nyine 70 yaragiye kuse mu byondo babahaye veni we bamahaye 70 babahaye 100 ni veni ahubwo bari babasezeranyije ko baba $1 miliyoni. Dore ikibazo ngiye mfite ese uwo muntu ari gutanga amafaranga kugira ngo arutswe aryozwe none se niba yaje kudufasha ese ari kuyatanga ngo afashe barashaka bavuga se narye gusa uriya mugabo se yaje mu Rwanda akaba babivugira hari yaje naha ahubwo nyuma akimara kuvuga ibyo yahise aciza amazi azina hasi umunyamakuru witwa Valence Papi yaje kubivuga bati ubu tuvuga na uhari iyumvishe bikomeye ahita yambuka amazi none undi ari itayitereka ati Papi ibyo uvuga sibyo kumbe yahise ajya hariya kugira ngo aburirize ariko umuntu uri kuza azanye amafaranga rero niba ari kuza ikintu gihari nkamwe ibi bintu mubona biri kugenda biza gutya byaduka murabivugaho iki abantu natumiye abantu n'abatarigeze basenga baravuze ngo hazaza ababwiriza b'inzaduka haza amafaranga mutazi abaprofete b'ibitambo uriya niyo mpamvu yakijije nde ninde yakuye mu bukene nago General Benda mwabibonye uriya wagiye mu byondo yagiye mu byondo burakura ariko gukira kujya mu byondo ariko gukira twese turabijya nasaba ngabakuraho imipure bo nibirangira bakiza buriya bro ubwo se mama wa Pampe yarakiri kuvuga nabwe nanye mvuga nari nyiri kuvuga mu bihe by'imperuka azaza amadini y'inzaduka hazaza abantu nk'abo bihita abapasiteri twabigezemo urumva uya biri gutangira byatangiye kuri profete none reba na Sadunda ngo ni profete n'uyu ni profete njyewe mvuga ngo ndi mane mashini mvuga nsingiza uvuga turi imana yanjye wirinde kuvuga urakaba urakarama wowe uvuga ngo uyu ni umunyarwanda none se ninavuga kuri imana nkavuga ngo rakabaho we yaburetse mbaze no mu Caritas arinda kumva ngo nongera ko ari imana wayitushya nyishwa n'iki burya imana babivuga mu marenga ntabwo wahita uvuga ngo
ngaho nsingiza mu buryo bwawe mvuga uko uri umukire wa mbere ku isi ese uri umukire wa mbere ku isi uri rujugiro twari umuceri we ubundi niwe utamusingiza akabona umeze ahubwo usingiza ubone n'amafaranga n'ubundi bakubise ikura y'umuceri byawe ariko ugecira mu mutwe yarata Sadu witwa Manzi Sadunda Profete ugiye kumusingiza uri gukora amafaranga cyangwa ni ruramuceri ari amafaranga ashaka ndi mobile money ndeyite mu mashini uri mobile none urashaka kwitwa mashini nawe wakwizwa iryawe nanjye ndayaguha nk'uko uri ayatanga wowe ndakwita yawe amazina y'abari abaprofete urashaka ko twigaragura mu byondo nshaka kwishyurira nanjye nshaka kwishyurira nk'icyo bari abari kwishyurira vuga amazina bakwita rero tukwite ngo iki ndeyite mu mashini ejo uri gutanga ijana gutanga mashini ari gutanga 70 uri gutanga 5 ngiye reka niyitiremo mashini uriya vuga ko ari inuza vuga ngo ATM wihene rukumva nyiri imiceri n'imipuri haryo umupuri ni iki ni umuceri utariho ibishishwa ni umuceri bataragira ariko muba mubeshya abantu nk'ibyo umupuri bawuhinduye mu w'abagore urumva kubera ko babanga ko hari abatazi icyongereza abashimama yarabimbwiye yarambwiye ngo uko yakubwiye ngo iki yarambwiye ngo umupuri yaguhamagara kandi nako mbizi ko bije vuba ungana gutyo kandi nako mbizi umupuri n'umuceri batarasya bataratonora aho mwita umupuri bigira inzira uyu se yawukura okay mama karagaciyeho tunasoze gusa ngewe nkigera ku musozo wa bino bintu ndi kugaya nkananenga ababyitabenyinze kuko impamvu hari abantu ushobora kuvuga gutyo wenda abantu bagahita bavuga bati rero hariya muri kugira ishyari muri kugira mutoya nta mashyari ahubwo impamvu nge mbivuze bira bintu bishobora kuba ari ibintu utamenya byo kugumura abaturarwanda muntu umunyarwanda ni umukongomani muri Kongo kandi igihugu cya Kongo nta mahoro kitwifuriza urugero rwa mbere kubera iki kijya kugurira amasasu gisekedi iyo tuzanire sasa ngo babone amahoro mu gihugu cyacu oya turi mu gihe ababyeyi bari gushakamo za minerivare z'abana basubiye aje kubafatira bakize kuri veni ubusenza yakura nk'ubu nkanjye abana bane oya buretse gato njyewe nishyurira abana batari abanjye n'abanjye nkabishyurira minerivare sibyo abana ufasha mfasha abana mwasimbuye Gisimba sibyo Gisimba yari gupfa akabura abasigira icyo bazakora fasha nishyura minerivare igiye ku giti cyane urwumva ese kuki ibyo bintu nabyirata urugero kuki uwo muntu we mpamvu utabyirata reka mfata abantu batanu uretse gatubisubirize rimwe babakene bakure mu bukene mbishyure minerivare niba shaka nayo mahiti wenda yikamere ari kubashigi ari gufasha abo baturage atereke mahiti yarusha Briane kuko Briane ibintu yakoze bwa mbere yari afite abana afasha akabashyira kuri YouTube ahubwo akanabona nayarenze ayo ngaya abafashirizamo ibindi rero nababwira uwo mugabo buriya ni ku bitekerezo bye bikoze yararebye aravuga ati ahubwo afite umugambi abanyagihugu ari gusuzugura afite umugambi ahubwo we yacuze buriya afite ukuntu yaje aravuga ati reka icyo gitekerezo ufite nanjye nicyo kiri mu mutwe twasoma bayida twasoma ibitabo twaricaye turika niba yasubiye iwabo muri Kongo rero nta gake dushoboye nagake dushoboye ahubwo ntagira umuntu waba ni muri Kongo ahubwo yagiye kwangiza abandi banyarwanda bibera Uganda yes ese ntabwo turi kubivuga bumva bamwirinze ese bari guhamagara akabaza nibamwirinde cyangwa bakomeza abanyeganyeze ntabwo turi kubabwirira kugira ngo bumve nk'abanyarwanda isano dufitanye n'ubunyarwanda yego dufite amaraso y'ubunyarwanda yego tugomba guhagarara ku gaciro kitwa ubunyarwanda ntazagira umuntu uzadusuzugura akoresha ikinyarwanda ngasuzugura abanyarwanda cyangwa ururimi rumwe dusoza ikiganiro nicyo wabwira abantu bahise birukira mw'ibyo bintu barakennye baraciriritse nimbobo ari ubwo mwihane musabe Imana imbabazi musabe n'igihugu imbabazi ubundi umuntu ni gute reka manze nkubwire ikigaragaza ko bakennye
n'aba General Benda murakennye muranaciriritse ntimuzongere nge nabari abajama ntago nzongera kubasuhuza baje badusuhuza kuko tubarusha agaciro rukubyumva twabasuhuzaga ubu bakwiye kujya badusuhuza ni gute umuntu akubwira ngo ndaguha amafaranga unsingize nka hari president wawe rukubyumva ni gute umuntu akubwira ngo ngaguhaye amafaranga ngo umusingize ngo niwe mukire ngo uhagarariye abandi atanga amafaranga ngane ki mu gufasha igihugu cyacu mu gaciro mu kigega cyitwa Agaciro Development Fund niko babyita harimo miliyoni ze zingahe zigamije gushyigikira ibikorwa remezo koze cyane mama papa nango wayashakaga amafaranga se yisubiye oya ntabwo nashakaga ntabwo narenze uko ari gutangwa niyataye amasina burundu yamukoze abandi gutaka batanyumva hazagira undi yamata bitanyuzemo ngo nimusingize bitanyuze ngo ningire gute hirga na president wacu hanyuma akavuga ati mama pape nimumumera amafaranga arashonje urumva wa kintu cyangwa bakagushira muri VIP nawe ukajya ufata nkajya gukuburana n'abandi simara bakubura bakabaha ubwo rero atamurakoze cyane umuntu turamurwanyije mu izina rya Yesu ntabwo tunavuga mu izina atiyemera turamurwanyije mu izina rya Yesu ntawe tuvuga rwose ariko mwese muramuzi ibintu ntago ari byiza ngene n'ubwa mbere byumvisha ndetse n'abadukurikirana kuri BMA Empire namwe rwose niba uzi ko udukurikirana kuri BMA Empire wara interveninze mwari abintu ntago ari sawa rwose turagukanguye ari byiza cyane yego hanyuma rero reka tubashimire cyane kuba mwabashije kubana natwe no kudukurikira Imana ibahereza umugisha mukore subscribe turabakunda amen.